nibyo ni ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku itariki 15 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'ibihumbi 2025. Ngindi Bosco in Region Info, aho tugarutse mu kibuga rero kugira ngo turebe amakuru uko byifashe hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'abantu mwe ubu tuvugana, amakuru aremeza neza ko ibitero by'indege byaramukiye mu bice bigiye bitandukanye bigaragaramo abo munyeshyamba z'umutwe wa 23 ndetse na twirwaneho, aho hakaba muri Kivu y'Amajyepfo. Ni mu gihe muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Masisi hari kuvugwa urugamba rukomeye cyane rusize kugeza kuri saha abitwa Wazalendo bamaze kuba bakwigarurira imyanya myinshi cyane hano muri teritwari ya Masisi, mu gihe ibitero bikomeye cyane byari byagabwe hano byari byarushijeho kuba byakara cyangwa se byagira ingufu n'imbaraga zikomeye cyane, ariko kuri ubu Wazalendo ikaba yegukanye intsinzi. Ni ibice byinshi cyane birimo biravugwa mu mirwano cyangwa se bikomeje kugenda bibamo urugamba, ari nayo mpamvu ngusaba gukuma hano kugira ngo umenye cyangwa se wumve ibice byose. Ikindi kandi ku bantu mutarakanda subscribe rwose menya ko mu by'ukuri atari byiza, ntabwo ari byiza, ariko mu by'ukuri ndizera ko muza kubikora. mu gihe kandi mbasaba kujya muri comment imitima hejuru cyangwa se inyunganizi cyangwa se igitekerezo, ubwo kandi nanone abataramu n'abataramukazi muba mwamaze gukandagira hano kudesha posariuti. Abantu mudukurikirana muri mu gihugu cy'u Burundi, abantu mudukurikirana muri mu Rwanda, Repubulika Demokarasi ya Kongo, Uganda ndetse n'ahandi, ndaje babwira n'amagambo uwo bita Patrick Moya yavuze. Ariko reka duhere ku miripuko za Nyamugigima, imigundano kuri ubu ngubu bikavuga ko urugamba rukomeye cyane muri Kivu y'Amajyaruguru, aho imidugudu imwe n'imwe yongeye kuba yafatwa na Wazalendo muri Masisi. Muri iyo midugudu hakaba harimo uduce turimo Ruke, Murema, hakaba harimo Ndete ndetse n'aho bita Kishonja n'utundi duce tugiye dutandukanye. Ibi byose akaba ari bice byamaze tayari kuba byabohorwa n'abasore ba Wazalendo nyuma yo kubikuramo nyeshyamba zo mutwe 23. Mwibutsa ko Wazalendo irimo ikorana n'igisirikare rwose cya leta ya Kongo FARDC neza cyane. Naho kandi andi makuru akavuga ko urugamba rukomeye cyane rwaramutse mu bice bya Kivu y'Amajyepfo, abo mu mutwe wa 23 ndetse na baba twirwaneho. Mw'abantu mwekiye kirageze, iki ni cyo gihe ni nako kanya kugira ngo bibagirwe burundu ndetse bareke no kuzongera kubitekereza. Uyu mujyi wa Uvira, bibagirwe burundu uyu mujyi wa Uvira mw'abantu mwe, kuko birimo biragaragara cyangwa se ishusho igaragara ku rugamba irerekana, iremeza neza rwose ko iremeza ko 100% izi nyeshyamba za 23 kugira ngo zibashe kuba zagera hehe, zagera hano muri iki gice cya Bukavu bizagorana cyane. Aya ni amakuru mbibwiriye, ibi ni ibintu mbibwiriye nkurikije ibyo mbona cyangwa se nkurikije ibigaragara hano kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero nyuma y'uko rero ibi bitero biramutse byumvikana, mbere ko tubijyamo rwose akantu ku kandi, umugabo wita Lawrence Kanyuka aratunguranye cyane mu itangazamakuru. Uyu mugabo Lawrence Kanyuka akaba arimo avuga ati rwose tumerewe nabi cyangwa se turarembejwe, ati bituri ku mugongo ntago byoroshye habe na gato. Lawrence Kanyuka rero akaba agiye ku rukuta rwe rwa X, nze mbabwire icyo avuze. Uyu mugabo arabanje aravuga ati, avuga kuri ibi bitero ubutumwa ashyizeho rwose mu gihe gitoya cyane gitambutse. Lawrence Kanyuka ati rero mu gihe ati mbere gato yuko habaho isinywa ry'amasezerano y'amahoro cyangwa se hashyirwaho amahame shingiro, ubutegetsi bwa Kinshasa ati bumaze kukandagira ku ngingo yabwo. Ati ngabo zishiramwe ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi rukomeje kugaba ibitero mu turere dutuye cyane. Ati kandi barasuzugura inzira yose
no kurenga ku ijambo ryazo zo gushyigikira gahunda yazo y'imirwano. ati 23 yongeye kwemeza nta gucika intege, yemeje ko iza kurengera ndetse no kurinda abaturage b'abasivile. Ibi barimo barabishinja Wazalendo, barimo barabishinja FDNB, barimo barabishinja FARDC, bavuga ko ngo yongeye kurenga ku mahame yo guhagarika imirwano hakurikijwe amasezerano ya Doha. Ariko kandi nanone mukibagirwa ko uyu mutwe wa 23 mu by'ukuri ari wo ushinjwa umunsi ku wundi kuba ari wo utegura ibitero, ko ari utegura iyi mirwano. Doha bimeze bite? Umuntu bita Lawrence Kanyuka avuze situation intumwa zabo zirimo ziracamo. Uyu mugabo aragize ati Doha nayo nta makuru amaze gushyira hanze aka kanya rwose, nta kanya gaciyeho. Lawrence Kanyuka agize ati Doha ubwo twari dutegereje ko tugiye gusinya, ati intumwa za Kinshasa zakerewe nkana cyangwa se zatinze nkana kuza gushyira umukono kuri amasezerano. Ati ibi ngibi bishobora gutuma uyu muhango mu by'ukuri utanaba. Ibi bikaba bigaragaza agahinda, bikaba bigaragaza uburyo ki 23 ngo irimo iranyura mu bihe bikomeye hariya mu gihugu cya Qatar, ndetse ngo ibi bikaba bimaze iminsi mw'abantu mwe bakaba babyita ngo gusiragizwa. Umutwe wa 23 bakavuga ko ngo barimo barasiragizwa hariya Doha, kandi bigaragara ko Kinshasa yo ngo yaba yarahisemo gukoresha ikintu bita za nyamugigima, imiripuko ndetse n'imigundano mu kurangiza iki kibazo. Ngo bashaka kuba barihitiyemo rwose kuvuga bati nta n'impamvu yo kujya mu biganiro, reka duse nkaho mu by'ukuri dusiragiza uyu mutwe, ubwo uzashidukaho already twamaze kuwuca intege mu buryo bwose bushoboka, rwose. Yaba muri Kivu y'Amajyepfo haravugwa imirwano, yaba muri Kivu y'Amajyaruguru hakavugwa imirwano. Mu by'ukuri mu bigaragara ibice byose byongeye kwibasirwa n'imirwano, ndetse biravugwa ko imirwano irimo iragenda iba muri Kivu y'Amajyaruguru ni imirwano ishobora gukangura cyangwa se kwikangura mu by'ukuri twumva ngo tombe Goma, kubera ko ibi bice byo muri teritwari ya Masisi murimo mwumva bigenda byumvikanamo imirwano, dore ko kuri ubu abaturage bageze Masisi centre bahunga bitewe n'uko ibice byinshi nyine byamaze gusatirwa n'imirwano. Baravuga bati birashoboka cyane, cyangwa se hari amahirwe menshi agaragaza ko bishobora kuza kurangira iyi mirwano yageze ndetse no mu mujyi wa Goma. Ariko kandi bikavugwa ko hari n'udutero shuma tugenda twumvikana kuri uyu mutwe wa 23 hano mu mujyi wa Goma. Ni mu gihe kandi andi makuru yize ugomba kuba wamenye cyangwa se wakwakira kugeza kuri uyu munota cyangwa se kuri isaha. Bimwe mwari mumenyereye cyangwa se mwari muzi za kamyo za 23 zagendaga zidegembya za konvaye babarwanya 23, aho drone zatangiye gukorera akazi rwose. Menya ko ibingibi kuri 23 barasa nkaho babyibagiwe, ngo zamuvuma za hato na hato zahagaze, dore ko mu minsi ishize amwe mu makamyo y'uyu mutwe rwose yagiye yangizwa ku buryo bukomeye cyane, ubwo nyine yabaga arimo agenda, kuko nyine drone nta guhusha mw'abantu mwe, drone ziraha ntabwo zirimo zirawusha. Imirwano irimo iraba muri Kivu y'Amajyepfo yongeye gutuma abo muri Twirwaneho bongera kuvuga yuko ngo barimo barakorerwa ihohoterwa na coalition, ngo bitewe n'ibitero birimo biragenda biba mu by'ukuri. Ariko ibi byose bikaba byagiye bivugwa nk'ibintu mu by'ukuri bigenda bihimbwa, ariko bidafite ukuri cyangwa se bitarimo ukuri kwa nyako. Hano rero hari icyo ngomba kuba nakubwira, ni inkuru imaze kuba yamenyekana iryo nero mu bitangazamakuru, ndetse ngira ngo namwe harimo abamaze kugenda babyumva. Uyu munsi tariki 15 biteganyijwe ko guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na 23 biteguye gusinya ku masezerano cyangwa se gushyira umukono ku masezerano, uko mwumvaga Lawrence Kanyuka arimo abivuga.
Amakuru avuga ko guverinoma ya Kongo hamwe n'umutwe witwaje intwaro wa 23 biteguye gushyira umukono ku masezerano y'ibanze i Doha agomba gutegura gukomeza imishyikirano y'amasezerano y'amahoro yuzuye. Iyi ntabwo ari inyandiko ya nyuma, ahubwo ni inyandiko yerekana uburyo n'ingengabihe y'ibiganiro birimo biragenda bijyembere ndetse n'ibiri imbere uko bizaba bimeze. Nk'uko amakuru amwe agenda bivuga, impande zombi ziremeza ko imirwano ihoraho burundu, kandi abandi bakavuga ko biyemeje kurekura imfungwa hakurikijwe uburyo bwagiye butangizwa. Ibyo byose rero bikagenda bisuzumwa. Biteganyijwe ko amasezerano y'ibanze asobanura urukurikirane rwa protocol cyangwa se rw'uburyo ibikorwa bizagenda, ariko hakaba habaye kumvikana mu byumweru 2 nyuma yo gusinywa. Izi nyandiko zizaba zirimo cyane cyane uburyo bwo kubona bwo gukurikirana ubuzima bw'ikiremwa muntu, gahunda z'umutekano, kwambura intwaro, gusubiza mu buzima busanzwe, kwandika bari mu mutwe yitwaje intwaro, kugarura ubuyobozi bwa leta, gutakwa kw'abimuwe ndetse n'impunzi, kongera kuzamura ubukungu, ubutabera ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Mu by'ukuri bikaba bigaragara ko inyeshyamba zo mu mutwe wa 23 mu by'ukuri ngo zisa naho zigenda bigura intege mu ishyirwa mu bikorwa ry'aya mahame cyangwa se ry'aya masezerano, ngo bagenda bigura intege rwose. Ibi ni ibintu bigenda bivugwa, ni ibintu bigenda bigarukwaho kenshi. Naho kandi umutwe wa 23 wo ngo ukaba urimo uritwaza kuvuga ko Kinshasa yaba itari guhagarika imirwano, nyamara akenshi bikaba birimo biravuga ko ibi bitero byose birimo biba, imirwano yose irimo kuba mu gihe umutwe wa 23 urimo kuba wagerageje kuba wagira iki, kuba wagaba ibitero. Noneho hakabaho ko koalisiyo ya Kinshasa nyine ntabwo igomba kwihangana cyangwa se gukomeza kureberera, bikaba ngombwa ko mu by'ukuri bategura umuriro. Nk'ubu ngubu biravuga ko drone zitagira abadereve zongeye kurasa mu mudugudu wa Mikenke, bitewe n'ibindi midugudu ihegereye, biturutse ku kuba inyeshyamba z'umutwe wa 23 ndetse na twirwaneho tayari. Ni uvuga ngo hari ikindi kintu twirwaneho yiteranyije. Twirwaneho kuvuga ko muri umutwe mvuga ko wenda urwanira abanyamurenge, mukumva ko nyine ari akantu muzakomeza kugenda muvuga mugafatanya na 23 mukaba mwayikorera mukaba mwajya kurwana. Already muba mwamaze gukora umutwe w'inyeshyamba, mwamaze kubyemeza cyangwa se mwamaze no kuwukora tayari. Mu by'ukuri kumva ko bazabareka, kumva ko muzidegenza mu bikorwa by'ubuzizi bwa nabi, aho ngaho ntabwo bishoboka cyane. Icyo kintu mugomba kuba mwakimenya ndetse mukaba mwanagihagarika, kuko nibitaba ibyo ahubwo muzikangura urusasu nyine nk'uko nguko muba mubyumviza. Drone zirimo ziragenda zigira iki, ziragenda zigira imbere gake gake, uko mwigira imbere zibarasa. Kandi ubwo ngubwo murabizi ko gusubiza inyuma igitero kugira ngo wizere kugisubije inyuma tayari nuko uba mu by'ukuri hari n'ikindi gice uba wongeyeho, hari n'ikindi gice uba wongeyeho kabisa. Ubwo rero niko birimo bigenda tayari muri ibi bice bigiye bitandukanye. Nk'abantu mwe hano kuri ubu butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu myanya imwe n'imwe umunsi ku wundi irushaho kugenda yumvikanamo imirwano. Gusa nabibabwiye, ni ibintu genda ngarukaho mbabwira nti iyi mirwano yose mubona, iyi mirwano yose mwumva tuvuga umunsi ku wundi tubona, izi ntsinzi cyangwa se izi victory zose zigenda zibaho ku ruhande rumwe se cyangwa urundi, uko byagenda kose biracyagira ingaruka ku muturage wa hariya, biracyagira ingaruka ku muturage. Ngo rega ikindi kintu bagomba kumenya, iyo wazarendo ntabwo yakabayeho iyo 23 itaza kubaho. Iyo 23 ntabwo ikwiye kumenya ko bari abaturage batishimiye ibikorwa byabo, biyemeza gufatikanya na guverinoma, ndetse kandi abo baturage nabo ntabwo ari abasirikare, ahubwo nabo ni abaturage n'ubundi ubuzima bwabo bugenda. Kuko abaturage bakaba bari mu bikorwa by'ubuhinzi bwo gushakira imiryango yabo ibyo kurya, abandi bakaba bari ku mashuri. Ariko nyuma yo kubona ko bidakunze, bafata imbaraga, reka twe turwane, wenda icyo turwanira bakuru bacu, barumuna bacu
bazabasha kugira iki, bazabasha kukibamo iki gihugu amahoro, cyangwa se intsinzi yacu ishobora kuzababera nyine aho kugira iki, ubuzima bwabo bumeze neza ntibamere nkatwe. Ati bitabaye ibyo bizaba mu by'ukuri ari bibi cyane. Ngayo nguko rero ngibyo ibyo biri kuvugwa ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngibyo ibice biri kumvikana imirwano ntabwo yoroshye, kandi utagira ngo ni imirwano iri aho ngaho. Ngaya amakuru ari guturuka Doha, ubwo ndaza kuba ngaruka amasaha imbere turana n'ibyo bigezweho.